Njyewe harya ubwo wa mugari byaje bite? Birasase n'ibyanjye. Oya, ntabwo bisa ariko icyo aho bihuriye nuko wenda twese tuba twaravukiye muri famille z'abakristo batujyana mu misa za buri munsi. Njye noneho nari mfite umukecuru utuye hepfo ya kiliziya, nabaga nzi ko ari ukujya kumutsuhuza, najyaga buri munsi nta misa n'imwe yancikaga. Hanyuma nkanakunda amasomo basomaga, ubundi nkunda inkuru. N'ubu ngubu nkunda filime, ahubwo mu ndange udufilime twiza ndebe. Nakundaga inkuru. Ikintu cyajyanaga mu misa cya mbere kwabaga ari ukumva inkuru. Ziriya nkuru nyine amavanjiri, hari igihe bikambabaza batayirangije bayiciyemo nka kabiri, nkazagaruka ku cyumweru nzi ko bazakomerezaho, ngasanga basomye ibindi cyangwa nahagira Imana bagasoma nk'iyo nkuru gahita banaririmba. Hari ukuntu haba habaye hari nk'isomo rifite n'akaririmbo k'ayo magambo, korari kakaririmba, noneho nk'abanzi ngo barahita bayiririmba ntibabikore. Ibintu nk'ibyo nibyo byanyataragitinze cyane. Njyewe nkunda kujya njya mu misa nyine umwana muto ho, nta korari nabagamo nababwiye uko byagenze ijya muri kweri bikanga. Nyuma yaho nagiye mu bahereza, ariko nyine nkakomeza gukunda inkuru nizo zanjyanaga mu misa. Noneho nagira Imana korari karirimba bisa nk'iyo nkuru, ariko hagataho nkagira umubyeyi ukunda, ntabwo nzi niba yarakundaga umuziki, ahubwo ashobora kuba yarawukundaga kuko yanguriraga utuntu tw'udupiyano tw'udukinisho, kandi iwacu ari mu cyaro, ariko yanguriraga ibikinisho ngewe byo gucuranga, akanyigisha ngo dore mi fa sol la si do do mi re fa, akanyigisha utuntu bavuga, ariko sinabaga nzi ngo ni ibiki, nanjye nkabifata mu mutwe. Yize mu seminari ngira ngo yaragiye no kuba padiri biranga. Urumva byari byose umuziki yari yarawuzi, nubwo atigeze nta hantu yawukoresheje, nta ndimbo igize ahimba ntacyo, ariko yari abifiteho ubumenyi. Rero yakundaga kungurira, yakundaga ibintu nk'ibyo, noneho akanyisha n'uturirimbo tw'abana. Navuga ko ibintu byo kuririmba njyewe nabikunze hanze ya kiliziya mo gake, ukuntu nkajya mu misa najyagayo ngiye kumva izo nkuru, ariko ibijyanye no kuririmba njyewe nifatiraga uturirimbo two muri maternelle tw'abana n'izindi papa yanyigishaga, n'utwo dupiyano yanzanaga nkacuranga. Naho ngaho nakundiye kuririmba. Noneho maze kuba mukuru nkajya numva ntaha umuhanzi, ariko nanone nkumva ntibyakunda, nkafata indirimbo mutwe z'abahanzi. Wumvaga kuba umuhanzi bishobora kuba nk'ikintu gikomeye. Wumvaga ntabwo nigeze mbitindaho. Urabyifuza kuko nikundiraga ibintu bya politike, nikundaga ibintu bya politike, numvaga nzibera Kagame ibintu nk'ibyo, ariko kuririmba nabyo nkabikunda, nkafata indirimbo mu mutwe. Ama hip hop ba Riderman narazifataga mu myaka y'icyo mufana, twabifataga narazifataga nkazandika no ku rupapuro. Nyine urumva umwana ukunda kuririmba, indirimbo yose igezweho nkayimenya mu mutwe. Nuko muri segonderi nagiye muri korari, ka kantu ko kuba umukristo nyine hari ukuntu kagukurikirana. Nagezeyo nsanga ni mu barokore, aho nabanje muri Tronkomeye hari mu barokore, hari korari y'abakatolike. Rero kugira ngo nzagera aho mpurira na misa n'ibiki, nagiye muri korari, ariko ntabwo byari bimfasha pe, sinababeshya. Kugeza no muri superieur aho ngiye mu by'Imana, naho ntabwo nabikundaga cyane, ahubwo nari mbyibushye cyane, ndi n'umunebwe. Noneho ubyibuha no kuririmba wabihuza gute? Oya, uretse gato ntabwo naririmba, uretse gato nyine banze wumva icyo ngiye kukubwira. Nari munini ndi umunebwe. Noneho saa 10:30 nyuma ya classe habagaho siporo. Noneho rero nkanga siporo, ibintu byo kwiruka no kujya gukina. Nyine wabaga ugomba gushaka ahantu ujya siporo ujya muri runaka, nyine ukarika gukomeza kwicara. Noneho nkambara tennis de siporo. Kubw'amahirwe korari yo ku ishuri yarepeteraga muri classe nigagamo, ubwo bo akenshi barepetaga mu isaha ya siporo. Nkahita nguma nicaye mu ishuri bakaza kurepeta. Urumva nka animatrice aje kureba abantu batagiye muri siporo ntago yamenya ko ntagiyeyo, kuko habaga hari korari nyine itagira ngo ndi muri korari. Watangiye wihisha muri korari mu magambo make. Pasi tunezerwe, sinzi niba yabyibuka, ariko nabaga nicaye kabisa muri iryo shuri ari kwigisha. Noneho
urumva ntabwo nabaga ndi muri gahunda yabo nayo nabaga nagombye mu ishuri noneho hakabanza ngo akinjira soprano akandika amagambo y'indirimbo bakayifata ubwo ko nanjye ntacyo ndi gukora nta telefone uba ufite ntacyo uri ku ishuri gusa bafataga nanjye mfata bagasohoka hakinjira ruto bakabigisha nanjye nkafata bagasohoka hakinjira abandi bakaza no gukumbira noneho twagiraga misa buri wa kabiri ubwo muri ayo majwi yose baga bafashe bamenya gukumbira irihe naririmbaga ibiryoshye ariko kameme nari mfite nosiyo muri korali kuko nakubwiye ko muri tronkomine naragiye muri korali ariko biri aho nta nubwo nitabiraga cyane twari kugira ahantu mbarizwa nta n'izindi nzozi z'ibintu byo kuririmba nagize reka rwose byaba biri aho ahubwo aho hantu niho iyo korali narayikundaga yitwa Unité Joyeuse niyo mu by'Imana muri Notre Dame de Lourdes abantu bahize cyangwa abantu bahatuye barabizi ko iyo twabaga twaririmbye kiliziya yaraga yuzuye baririmbaga neza kandi ari abakobwa gusa noneho kujya mu matwi y'abantu cyane noneho rero nicaraga mu ishuri bakaza bakiga bajya kuririmba mu misa kubera ko barepeteye aho nicaye nkaririmbana nabo umunsi umwe nicaye mu ishuri nyine nk'uko bisanzwe nagiye gukwepa siporo arambwira niba ari we ariko arambwira ngo nimpaguruke nyine gukimura nicaye aho ngaho gutya kujya kuririmba bitagenda negera imbere bitangira gutyo ubwo mbagiye muri korali nayo ngeze mu wa gatanu urumva mu wa kane sinayibagamo mu wa gatanu nubwo bahunze siporo yego nigiyemo gutyo ndabikunde irandyohera guhera icyo gihe noneho korali yo mu babikira ni nawo umuryango mwiza uba uhari kuko mugira udusoroti mugira gute bari ikintu cyiza cy'abakristo twari tujya muri Saint-Léo twari tujya kuririmba ahandi hantu noneho na Pasi akatwigisha mwigaga muri abakobwa gusa muri Saint-Léo n'abahungu gusa ngo hari ukuntu byagendaga mu kigo cyose ntabyo ariko mvuze ku munsi wo kujya muri Saint-Léo ikigo cyose kigahita kiba korali ntabyo mvuze ariko kamemu yari avantage umuntu wese yiga muri singo kubona ikintu kiratuma ava aho ngaho ariko nageze aho nyine ndabikunda ariko gukomeza kwitinda aho abantu babyumvisha noneho turangije segonderi ndagaruka kuri Pasi nanone niwe watwigishaga kuririmba ari mu bantu shimira nyine ni na pari wanjye niko mwita yatumye ntabireka yatumye bitarangirira aho ngaho kuko nyuma nyine urumva iyo twe twamwitaga maître de chant nta nubwo ngira nzi ko yitwa Pasi noneho iyo yazaga bahitaga ngo maître de chant ngo ngusko ngo arimba muri korali do Kigali kumva nyine ni ibintu bikomeye byari bikomeye wumve ko byari bikomeye pe rero umuntu w'igitangaza noneho umunsi umwe naramwegereye korali do Kigali wamubonaga wifuzaga kumukoraho wumva uri bukire indwara noneho ndamwegera umunsi umwe ndamubaza se ubundi korali do Kigali ubundi abantu bayijyamo gute arambwira ati tuzabivugana nurangiza kwiga niko yambwiye ndabwira okay birarangira ubwo tugiye muri vacances mbere yuko turangiza segonderi ngiye muri vacances natangiye kujya nsacinga korali do Kigali nkareba mbona ko bakoze concert mbona ba Germaine mbona ndavuga ni mbega abantu bazi kuririmba noneho ariko nkabonamo urabona nkabonamo nko muri concert yose baririmbye nk'indirimbo nzi hari nk'indirimbo twize nyine Pasi yatwigishije leta numva ni byiza nyine nkumva na joining ariko nta cyizere nambara ifite numvaga nyine sinahera hehe nabigenza nte ubwo rero naje kugira ngo gutinyuka bya bindi byatinyuka urashoboye ndashaka kwijyamo vacances ya nyuma rero ndamuhamagara ndabunga ni tayari noneho urumva ko uvuye mu ishuri wahise ufatiraho nyine ujya muri korali arambwira ati barepetera hanaha uzaze ndabani ndakurahiye sinakwijyana ubwo namenya ngenda mvuga ngo iki byagenda gute ndamuganire reka ntibishoboka kugeza igihe nyine mutegerereje igihe azabonekera kandi ntabwo boneka cyane yego kugeza igihe ndamubwira nti wowe numubone kuzambwira nze tujyane twinjirane no ku munsi wo kujyayo naramutegereje ahagarara hanze n'uyu yari afite akamoto umva ndagenda mpagarara Saint Paul ndahagera
wasanze n'ubundi ariko kundi mwajyaga musanga muri korali cyangwa ndakubwira ngo ndaba ntaraninjira rero utangiye kumbwira ngo ntigeramo naragiye mpagarara Saint Paul hari hasigaye Hotel Saint Famille ndahahagarara ntegereza twasi ndamutegereza ndahumira saa 12 n'igice siragira hafi saa moya baratangira buri abantu banayirimo banyuragaho bakamanuka ntabamenye turagenda nyine ngeze Imana mbona araje turinjira nyimara kwinjira mpita mbona Solange twari kwariganye yarize ku ishuri yari yaragiyemo mbere ngize Imana mbonye umuntu mpita musuhuza mpita mpagarara iruhande rw'ubwo manye muri aroto icyo gihe utangira kumva n'ubwoba bwabanyutse oya ku munsi wa mbere numvaga ntazi byari byo numvaga wenda batari bunanyemere kuko nta namakuru n'amakina n'ibifite banyakira neza bisanzwe muracyansubira ariko nari nabaye excited numvaga suba ari nk'ikintu gikomeye cyane nagezeho numva ko ngomba kuzakora uko nshoboye kose nanjye nkazaririmba wenda ntago byakunda ariko numvaga ngomba kuzaririmba neza nanjye nyine nkagira nagiyemo mfite purpose yo kwimprovinga ibyo kuba umuhanzi byo ntabyo nari mfite ariko nashaka kuzaririmba neza nyine nari naratangiye gukunda korali noneho nyuma naje ku ibintu byo kuririmba aho byatangiriye njye kukubaza byaje gute kumva ko ushobora kuririmba no wenyine urumva hari ibintu ntakubwiye mbere yuko njya muri korali do Kigali bundi twari dutuye Kicukiro najyaga kuririmba Kicukiro muri korali zaho bisanzwe nk'abandi bose harimo n'abantu ba Kicukiro nabo bari muri korali do Kigali nyine menyana n'abantu ntangira kumenyana n'abantu bisanzwe noneho niyo korali za Kicukiro urimo abantu bakaba bazi ngo uririmba muri korali do Kigali ubwo sinzi umuntu uko byagenze Emipro atangira gukora indirimbo naho yari muri iyo gahunda yo gutangira gukora indirimbo arampamagara ubwo umuhaye nimero yanjye ntabwo nibuka uwo ari ariko yarampamagaye yarambwira ati hari projet ngo byari bikira yari forum de jeunes ngo abantu baragiye bakora indirimbo nyinshi bashaka kuzirikodinga ngo nagira ngo bambwiye ko ngo uririmba ngo hanaha ngo ndagira ngo uze ngufashe ndamwe nta kibazo ko nyine bwari ubwa mbere ndamwe nta kibazo nzaza ubwo nawe kereka umuntu amubajije impamvu yangiriye icyizere ampamagara ariko nagira ese profita ndavuga ni nta kibazo nzajyayo ndagenda nyine ntekereza ko nabwo bwa mbere wari ugiye kujya muri studio oya ari ubwa mbere nari narigeze kujya kurikodinga ibya korali byo ku ishuri nyine tujyanaga ariko mwageraga mu Kigali mugahagarara nari narigeze kujya kwa Morix rimwe urumva ntago yari experience ya mbere yo kubona mikoro ariko nabyo byaranshimishije ndagenda nabwo nta yindi gahunda numvaga ngiye kumufasha ko cyari n'ikiraka ari bunyishyire nkataha ndagenda watangiye kubabyaza umusaruro kera ariko sinavuze ibigambo byinshi warekera oya ntabwo warekera udasoje nyine uko byaje kugira okay urumva warugeze muri studio ashobora no kuba ari naho havuye igitekerezo cyo gukora nageze muri studio nari ndi kumwe na wa Solange nakubwiye na Ndera indirimbo mwaje kuzikora n'abandi bantu nka babiri donc bakakubwira ati wowe uraririmba ruto uraririmba ibintu urabitwigisha turabiririmba turabirikodinga indirimbo zirasohoka nari naramenyanye n'abantu benshi bo mu makora hari niyo forum n'umuntu narayigiyemo nubwo tutazi performance barazipurenga hari indirimbo yigeze kera tukubona nshobora kuvuga kera bakagira ngo ni kera nyine kera cyane nko muri 70 cyangwa muri Merigo ariko kera hari akarimba trendingaga kabicya Mariya urakazi tuzabyina oya ntabwo ndayigeraho buretse iyo ubundi umva nyine aho ngaho ubwo n'ubwa mbere nari ngeze kwa ngiye mfite ibintu byinshi abantu batera agatebe noneho ndarikodinga aratwishyura turataha bigenda neza ngenda nishimye nyine umaze kurikodinga ukamubwanshyiramo njyenyine numva ukuntu bivuga numvaga ari byiza hanyuma rero we ubwo yari yatangiye gahunda ya studio nyine ari kurikodinga bwa kabiri narwo arampamagara sinibuka naba mbabeshye mbabwiye bwa kabiri njya icyo nari giye kurikodinga ariko ni ibintu nk'ibyo nabwo
ni indi ndirimbo yari agiye gukora gutyo nkagenda nkamufasha nkitahira byabaga ari ikiraka ntago gutekereza ngo nzakora iyanjye numvaga bitanabaho ntanabishobora ariko ngakomeza kujya kuririmba aho ngaho wenda wasanga byari bigeze naho ngaho wambonye ariko byari bitaragera da nyuma yaho rero hari album yigeze kurikodinga ya korali yari ifite indirimbo nyinshi pe ansaba kumufasha ambwira amafaranga numva ari makeya ndavuga ndishana aho unsuzuguye ese ibyo bintu ntabwo ibyo sinzi ukuntu bigenda ariko ubwo urumva ni korali ya kurikodinga nawe ukajyamo oya ibyo ni ibya producer ntabwo wabimenya ubwo ni ibanga ryabo hari ukuntu nyine icyo nzi cyo nuko muri studio habamo ibiraka abantu babikora barabizi ko ari ibiraka ubwo ni ibanga ryabo najya gutanga no ambwiye amafaranga numva ni make pe ako kwako twari twaramenyanye twarakoranye ya yindi byaragenze neza n'izindi nkeya ndamubwira ntereka nkubwire ndeka nze kugufashe ku buntu wozanye nka transport ngiye nze kuririmbire nitahira birarangira arabyemera tuba n'inshuti na Aime Pride barakoranaga we yakoraga video ndakora indirimbo turarikodinga mva bararikodinga irangiye arambwira ati rero ati waramfashije pe ati nkwemereye indirimbo urumva nkwemereye indirimbo y'ubuntu se nzayikoresha iki nyine numva nta kintu nayikura hese nzayikura hese nzayandika se nzabigenza nkumva nyine ngo wowe bajyaga kuririmba ariko utazi utari umuhanzi ku buryo wahima indirimbo nyine nge nari umuririmbyi bakwemereye indirimbo wahise utangira no gutekereza ntaho izaba aho ndabyibuka neza ko nanamubwiye ntiyo ndirimbo se unyemerere ngo nta ndirimbo mfite ntani byihorere nyine birangira ariko nyine wenda simbizi wasanga yarabonaga nabishobora ariko yarambwiye ati nkwemereye indirimbo y'ubuntu kabisa nayeme nawe ati nanjye nkwemereye video ubwo iyo umuntu yakwemereye video uba so wenda usabwa ushaka imyenda ushaka transport ugashaka aho uyikorera nabyo ntabwo biba byoroshye n'indirimbo nayo iyo bayikwemereye utangira kuyihinga niyo ndirimbo urayishaka ariko ntakubeshye ntabwo natashye mubwiye ko ntabyo nzakora nyine numvise anyemereye ibintu ntacyo nzabimaza ahubwo nyuma hagati aho ngaho kuri album abo bantu bari barikodinze ako karirimbo kitwa tuzabyina noneho naragakundaga no mu buzima busanzwe ndabona ntikuramo amajwi y'abagore urekeremo iryanjye gusa noneho ureke nifatira aga selfie abantu bayirebe kuri YouTube ni akantu gato ariko ni aka selfie gasa nabi ndayifata gutya ndi kuririmba ndayizi noneho ntabwo nari niteze sinzi niba nanapostingaga nta nubwo nari niteze ko kazatrendinga ahubwo n'ibyo byo gutrendinga ntabyo narinzi kuko haciyemo n'iminsi naragakoze Aime Pride asa nk'ukeditinga mo gato nyine akajya akiramo ari gucuranga gitari ariko kari akantu gatoya pe uzi ko wageze ukitwa tuzabyina se ibyo byo ntabyo nabyiswe he hari abantu bakwita tuzabyina noneho rero kaza kubigeraho ufite amazina menshi mu bahe bantu ese yitwa Mama Tayi no hari izina rindi ufite mu nzu yawe witwa mu nzu yawe ukitwa na tuzabyina wow noneho ubwo hahita hakurikiraho nyuma y'iyo tuzabyina yarakampaye ndagapostinga nko kuri stati ngira ngo honyine pe kuko nta handi hantu nagiraga postinga nta nubwo nagashyize kuri Instagram wenda nari nyifite ariko nashyiraga amafoto gusa nta noneho biragenda biraceceka nyuma y'iminsi njya kumva nkajya numva abantu barambwira ngo nakoze indirimbo ngiye nandirimbo nakoze bakakanyumvisha ndavuga ni ngaho rero niko mbaye umuhanzi nyuma yaho rero haza ikindi kiraka ntabwo twari tuzi ibyari byinshi twakubonaga oya nari ntarakora indirimbo aho nari nasubiyemo tuzabyina abantu iyo nayo twayibaraga erega ndabyibuka ko byanabaye ikibazo ba nyiri iyo korali baza kumbwira ngo nabaririmbe indirimbo ngo ngira gute ndavuga ntigiye ibyo bintu nta n'ibyo nzi mu nambabarire ntayo naririmbye mbishaka nari kumenera umuceri ngo nagiye kuririmba wenda sinzi baba banabizi babizi donc ibyo birarangira noneho haza ikindi kiraka cya Faratiri Marius
Emipro arampamagara ati hano hari umufaratiri atufite indirimbo ati kandi ashaka ko ajyamo ijwi ry'umukobwa record gusa twari kuri twumvikana kuri recording gusa twumvikana amafaranga arambwira ati rega ati nabirenze ati no gufasha umuntu rerere ndavuga nta kibazo turabyumvikana nyine nago cyari kiraka cyane ariko byari kiraka kuko nisimo mu sinari muzi niyo ndirimbo ntango nari nyizi narubwo nari interest nge nashakaga ikintu kimaga transport kuko nahoraga njya kurepeta buri mugoroba njya no kwiga nashakaga tike ubwo naho izo ibyo byo ndirimbo ngo ni yakana ntacyo byabaga bimbwiye nta nubwo nabaga nshaka ngiye kujya mu ndirimbo nyine naho bahurira na mu nzu yawe ndagenda muri studio ndamubona arayinyumvisha turayikora tunahindura utuntu duke cyane turahiririmba ubwo hanyuma rero ageze igihe nditahira nabwo birarangira noneho ageze igihe cyo gukora video aravuga ati se muri audio harimo umukobwa urumva ntabwo ari kuzakora video nta mukobwa urimo harimo n'iyindi yakoze lyrics ntabwo nibuka neza ukuntu indi nayo twakoranye ntabwo nibuka uko yitwa ubwo numva iyo umuntu mwahuye rimwe mpita munamenyana ubwo video yaje barambwira ati rero turajya muri video nta kundi ariko ntekereza ko ari imitwe miyanetse kuko yaza kumbwira mbere ko nzajya muri video na audio ushaka kuba ntari bizajyemo ntabwo mva uzaba umuhanzi numvaga nko mu rugo bashobora nko kundakarira ko nagiye mu ndirimbo simbizi ariko nta nibyo nigeze baganira ahubwo nyine nisanze gutyo bibaye ngombwa abarambwira bati nta nubwo ari ibintu byahatari tuzayikorera muri studio nta hantu tuzajya ntago nyine video y'indirimbo y'Imana nta kitwaye bantera injuka ziramfata amaterime ndi gukoresha ibyo ariko ntabwo nuko turayifata video turayikora indirimbo noneho irasakara ko cyane abantu bayakwita mu mazina nyine nakubwiye batangira kunyita mu mazina batangira kumbwira ngo naramuzuye kandi nari nanamuza ariko kumuzura reka tubyihorere oya reka tubivuge ntabwo twabivuga kuko ntabwo tuzi byari byo ahubwo nyine nge nabikoze ari nk'ikiraka ariko video nyine abantu anyway hari na positive nuza effect yagize yabaye nziza abantu barayikunda noneho nanjye ntangira gutekereza ikintu cyonyine n'ubuzima natangiye gutekereza na mwana ariko nuziko nanjye nakora indirimbo cyane ndagenda nicara mu rugo nandika amagambo yo ntago bayabura rwose n'ubundi nsanzwe nyagira menshi ndayandika ndabeshye ubita byise umunwa ntari burya amagambo ntacyo atwaye wowe uravuze kugira umunwa byo ni bibyo bibi ndayandika yanditse rero nashaka melody biranga birangora nyine nago niyo waba ufite impano urumva ntago uhita wandika utarize umuziki utaragize gutari gutekereza akamelody biragoye abantu mbona bikunda kubangukira n'abantu bo mu yandi madini abarokore baremprovisa kabisa bariya bwenge barabuturusha njye rero naragerageje biranga cyakora mbona texte nsaba Oreste kubumva nawe twari twaramenyanye ubundi iyo ugiye muri korali uhita umenyana n'abantu bose bafite aho bahuriye no kuririmba ndamusaba aramfasha pora melody turayirekodinga wumva yari yo buntu ntabwo ndi bugiye muri detail ngo twaritanze gusa nyine umuntu numva nabibwiye ni musaza wanjye nyine musaba support aramfasha tubona aho tuyikorera n'umuntu wo kuri Chris Hotel nawe ndamushimira kuko yaduhaye location y'ubuntu mujye mujyayo batanga service nziza noneho video ya mbere irasohoka ariko abantu baransetse mubaguse sindi bahubwo njyewe ndi mu bantu niyo video nagoze mvuga kandi nzakwitura iki ndirimbo yitwa nzakwitura ikiri kuri YouTube iri hano kuri ino channel nibaza abantu ni gute umuntu ashobora kwifata agakora indirimbo njye ntabwo nyine urone se ni urumva wowe utaransetse waravuze ngo umusazi ntabwo nari mbizi ntabwo nari nzi ngo umuntu ashobora gukora indirimbo kuko twe dusanga tuzi za ndemeye za indirimbo zisanzwe za sikira ntabwo tuzi indirimbo z'abakatolike umuntu ashobora kugenda agafata video kuko icyambere ntabwo abantu bazirebaga cyane sibyo ngo navuge ngo uzazikoraho amafaranga nyine byabaga bisaba umutima twabitekerezaga reka nkubwire njye nakubwiye ko byatangiye no kugera kuri iyo ndirimbo nta gahunda yo kuba umuhanzi nari bifite
ahubwo byagendaga bimpindukiraho nkashiduka nk'ubwo nkoranye na Marius sinigeze mbipuraninga ngiye ari ikiraka nkoze tuzabyina kugira ngo nikorana nayikunze iratrendinze bibaye ngombwa ubwo banyemereye indirimbo y'ubuntu mpitavuga ariko why not ngo nimba Oreste yarakoze mu muzika yagombaga kuza muri video kugira ngo acurange bigaragare ko harimo umuziki yego noneho iyo unambaza uwo munsi nyikoroti ubundi ugamije iki uri umuhanzi ushaka ariko kubwira nti nanjye simbizi cyangwa se it's for fun nyine nabikoze gutyo ariko nyine icyo gihe nahuye n'ikibazo video ya mbere rasohotse mfungura YouTube channel ubwo bwenge rwo narabugize nishyiraho abantu basanzwe baririmba baranseka nyine urumva nta bwenge bwinshi bwari burimo wenda sirimbaga neza na video ushobora kuba wenda atari nziza cyane ariko ngewe nari natanze ibyo mfite muri ako kanya ibyo nari nishoboye nibyo natanze ibyo kuvuga ngo ntago zirebwa numvaga nta kintu bimbwiye pfa kuba naririmbye numvaga ari byiza byari binshimishije nta gahunda yo kuyicuruza nta muntu nendaga kugira donc nayikoze gutyo gusa nta bindi bintu ndi gutekereza ahubwo nyine iyo namaraga kwikora nahuraga n'umuntu akambwira ati wakoze indirimbo nziza mbere gatoya Patrice yari yaraje hari muri 2018 Patrice yari taraza noneho yari itaraza ariko YouTube sinzi uko byagenda nyine warasharingaga wenda abantu bakeya barayibona bamwe bakambwira nakoze indirimbo nziza abandi bakanseka nyine yari isekeje cika n'intege ndavuga n'ibintu sinzanabyongera hari umupadiri witwa Maniraho Jean Damascene yandika n'indirimbo nziza cyane n'umuhanzi ukora Radio Kigali yarandomaritse nawe nka gutyo avuga ati ariko uyu muntu ushaka bakunda kuririmba cyane nyine anyemerera nawe ko azamfasha nyine donc urumva ngewe nubwo nabikundaga nta bundi bwenge bugenda buza n'impano ufite nk'ubu namenye ko nshobora gukora kamera kwandika no gukora kamelodi wenda kari simple njye ntabyo narize ugenda ubimenya nyuma yaramfashije nawe yarananganiriza yaranambashije ati se kuki umaze igihe utongera gukora mbwa ningiye abantu banansetse kandi nta nibyo nshoboye nta nicyo binamariye arambwira ati hoya ati ntugacike intege zongera ukore icyo gihe nabwo nawe muhamagambo anyandikira indirimbo yitwa uwo wifuza turaza no kuyikoraho neza mu minsi iri imbere muzayibona ndayisohora ubwo nanjye ngize ebyiri ubwa gatatu nkorana na Deni ndayizi nari mpise mba umuhanzi kabisa ubwo aho ngaho nahise mvuga ko ntazahagarara ariko mu by'ukuri ntago nari nzi ngo nyumvaga nyine uje wese ushaka ko dukorana twakorana ndabikoraga ari ibintu binshimisha tu ntago natekereza ko wenda bizaviramo inyungu cyangwa nzaba umuprofessionnel ngo ngende umuhanzi numvaga igihe biziye nakona n'indirimbo nakana tukayikora cyane ko icyo gihe nge niyo nakoranye na Deni nta video twakoze nakoraga nyine bitari munsaba amafaranga bitari bungore ubwo icyo gihe aho ngaho rero sasa maze korana na Deni ndumva ariho ushaka kubona yanyandikiye urumva nanjye uko nayibonye kuri YouTube bavuga ati subwo uyu muntu ushaka kwifata agakora indirimbo ntashaka kwimenyera gusa kugira ngo nitwe ko nziranye n'umusitari wumvaga nyine ndi umusitari ko uri umusitari waheze ko nta muntu wari uzi nimenya n'umusitari igihe uranzanye ndamuvuga ko uriya muntu tuziranye dore ikintu cyakurikiyeho hahise hakurikiraho indirimbo za Catholic All Stars Emipro akajya yegeranya abantu bazi kuririmba tugasubiramo indirimbo z'abandi ubwo nanjye naje kugira amahirwe nza muri abo bantu kuko urumva nari mfite uturimbo duke twari tuziranye twari twaratangiranye nawe ari gutangira astragoringa na studio nshyashya muri sibundeza abo basitari yavugaga nese mba umusitari ku Rwanda Catholic All Stars icyo gihe muri 2020 cyangwa 2019 2020 ngira ngo Rwanda Catholic All Stars ni abantu yakuraga mu makorari kuko nta wundi muntu w'umusitari wari uri icyo gihe ubwo rero ndumva nuko byagenze ngiye muri izo ndirimbo mu minsi mike ya Pacis TV biraje kwa ko nta abantu benshi bari bafite ama video rero sasa ngiye nari nifitiye nzakwitura iki mfite ya ndi kumwe na Marius ndi no muri All Stars urumva ko nari mfite indirimbo eshatu ngaragaramo rwose zari nyinshi bakahora bazisubizamo urumva ubwo naho ngaho byatangiye abantu bayireba rero bakajya bambwira ngo cyane tara aho ngaho azima
iryazimye kare. bakajya bambwira ati turagukunda, bagahura n'umukecuru mu nzira, dore wa mwana uririmba we sha indirimbo zawe ziranshimisha, nkahita numva ngize isoni, ahubwo nagera mu rugo nkabitekerezaho nkavuga ariko siko bino bintu ari byiza, siko nzongera nkabikora nuko si none se oya ahubwo ibyo wavuze birahagije cyane no kurenza guhaza, ahubwo reka uravuze ngo navuze byinshi, ahubwo ngo ngira umunwa ngo mvuga amagambo menshi. ni ukuvuga ngo usobanurira abantu nyine ukuntu byagenze, ahubwo ngo mpise nanjye nisangamo nyine icyo gihe. Urumva nimba waratangiye mu by'ukuri ari indirimbo bakwemereye, nyuma umuntu akaza akavuga ati ariko nyamara ibintu byawe kora, nyine akabimureka akavuga ati nanjye ndagushyigikiye, ririmba n'iyi ngiyi. Deni niwe ntabwo wenda muvuze ukuntu byagenze, niwe nanditse amagambo ashaka, nawe yari arimo abantu bose bamuzi, nawe ni umuhanzi nawe akaza akavuga ati reka dukorane. we uko byagenze twararirimbanaga nawe icyo gihe, noneho umva nari maze kubikora inshuro nk'eshatu, nawe ntekereza ko yari ari mu rugendo rwo gutangira umuziki we, nanjye nuko nawe kuko urumva inshuro nanjye ubwo naraje n'uwa kane ahubwo ukuntu njye nahagumye nyine bigakomeza byo ntibihagarare, ndumva aricyo. harya wewe wagarukiye unyandikira ngo urashaka kumpa indirimbo. nagarukiye nkukunze nkubona uririmba umuntu akunda kuririmba, n'uwo rero atabarimba neza kurenza abandi bose, nari mbona nyine nkugereranyije nabo, kuko abantu baririmbaga neza muri icyo gihe n'abarimbyi bakora do Kigali, kandi ntabwo abaga uri mubi imbere cyane none ngo tuvuge ngo nguririmba neza, nta n'umuntu wabaga uzi ko mparirimba. Rero nuko mvuze ngo niho kutaririmba neza nyine nkaho ntandebye, ariko nasa urabona kuba utarimba neza cyane kurenza abandi ariko ukabikunda kurusha abandi. ikintu cyonyine nari ifite ni motivasiyo ntazana yaturukaga n'icyizere cyinshi. Rero njye niho byavuye kuvuga, ntabwo nigeze numva ko mbizi kugeza n'ubu ngubu, singiye kuba bibeshya, ntabwo njya numva ko mbizi. Ntabwo urashaka kubimenya cyane, niyo mpamvu ntabyo nzi. Hari abantu benshi babizi cyane kundusha, ikintu cyonyine mbarusha nuko mbikunda cyane nabaye addicted, ndabikunda cyane, kandi nta nicyo babimbwiye donc kuvuga ngo uririmbye nabi, barumva uyu munsi ndaririmba nabi, nimbyumva ko maze kubimenyera, mfite aka experience, ndabyumva ko narimbye nabi, ejo nzi provinga, kuko unamutse unabikurikiranye wasanga byaragiye bihinduka, ntangiye kubimenya. Icyo gihe ndibuka ko aribwo twavuganye kuri telefone, ukemera kuri chat ariko umunsi dupanga waretse nka version yanjye itababeshya, umunsi dupanga kujya byo kukwandikira mbere byo nabivuze ko nakwandikiye, ariko umunsi dupanga kujya kuri studio, uretse gato twavuganye kuri telefone, reka ratambamye ako se ntubeshye, ntabwo ndabeshye. Ni mbese umunyomoze iki kiganiro ni icyanjye, ubundi wowe wamerekeje izo niba kantu twagiye ukavuga ngo musaramengo ni umuntu wamuherekeje urahibuka.